Kubara igice cya 36. Amategeko yo kurongorana kw'abakobwa ba Sarofehadi n'abandi nkabo. Murongo wa mbere. Abatware b'amazu ya basekuru y'umuryango w'abuzukuruza ba Gileyadi mwene Makiri wa Manase wo mu miryango y'Abayosefu bigira hafi bavugira imbere ya Mose n'abakomeye, nibo batware b'amazu ya basekuruza y'Abisiraheli bati, Uwiteka yategetse databuja kugabanyisha igihugu bufindo agiha Abisiraheli gakondo, kandi databuja yategetswe n'Uwiteka guha abakobwa ba Sarofehadi mwene wacu gakondo ye, kandi nibarongorwa n'umuntu wese wo mu yindi miryango y'Abisiraheli, gakondo yabo izakurwa kuri gakondo y'abasogokuruza yongerwe kuri gakondo y'umuryango bazashakamo, nuko izaba ikuwe ku mugabane wa gakondo yacu. Kandi umwaka w'Abisiraheli wa Yubile nusohora, gakondo yabo izongerwa kuri muryango bashatsemo, nuko gakondo yabo izaba ikuwe kuri muryango w'abasogokuruza. Mose ategeka Abisiraheli ibyo ategetswe n'Uwiteka ati, umuryango w'Abayosefu waburanye iby'ukuri. Iri ni ryo tegeko Uwiteka ategetse ku by'abakobwa ba Sarofehadi ati, bazarongorwe n'abo bashatse, ariko bashake abo mu muryango w'abasekuruza. Ntihazagire gakondo y'Abisiraheli iva mu muryango umwe ngo ijye mu wundi, ahubwo umuntu wese wo mu Bisiraheli agumane akaramata gakondo yo mu muryango w'abasekuruza. Umukobwa wese uzagira gakondo yo mu muryango w'Abisiraheli wose azarongorwe n'uwo muryango wa sekuruza, kugira ngo umuntu wese wo mu Bisiraheli agire gakondo y'abasekuruza. Nuko ntihazagire gakondo iva mu muryango umwe ngo ijye mu wundi, kuko imiryango y'Abisiraheli yose izaba ikwiriye kugumana akaramata gakondo yayo. Uko Uwiteka yategetse Mose, aba ariko abakobwa ba Sarofehadi babigenza. Mahira na Tirusa na Hogira na Miruka na Nowa, abakobwa ba Sarofehadi, barongorwa n'abahungu ba base wabo, barongorwa n'abo mu muryango w'Abamanase mwene Yosefu, gakondo yabo iguma mu muryango uri mu muryango wa se. Ayo niyo mategeko n'amateka Uwiteka yategekeye Abisiraheli mu kanwa ka Mose, bari mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko.